Lorraine ni umukobwa mwiza cyane ariko wibera mu cyaro, aba afashe rero udukayi twe yisangiye rwose umuprofe wari umaze iminsi amwigisha icyongereza. Ari mu nzira agenda rero, Gilbert ni umusore wa hano mu cyaro nawe yahise amuturuka inyuma maze atangira kumubwira ati urabona ukuntu ugenda uzunguza amabuno, uba wiyemeye icyaro cyose wagitwitse, bikubujije kugumirwa se? Tekereza ko fiyanse wawe ejo yashakanye na mushiki wanjye, uba wiyemeye ngo uteye neza, mushiki wanjye nta n'imiterere yawe ya kimwe cya kabiri afite, ariko byarangiye agutwaye umufiyanse, nyamara barabivuze ngo utera umwaku, ariko rwose nkabishidikanyaho, ubu nibwo ntibyemera. Tekereza abasore batatu bose mwakundanye barakwanze barishakira, nanjye reka nishyiremo, nanjye ntitwakundanye se? Nigeze ngushaka se? Nta nubwo nagushaka, uri umuteramwaku, uzagumirwa rwose, wowe nta musore wakwemera, ni ukukubona wizunguza gusa, uri mwiza ariko rwose utera umwaku. Nyamara uko yagendaga abwira ibi bintu byose Lorraine, niko Lorraine yari ari kugenda arira cyane, kubera ko nyine ibyo yamubwiraga byose byari byo, ko ku munsi wabanjirije uyu umukunzi we, fiyanse we, yari azi ko bazabana, bari bamaze imyaka 3 yose bakundana, yari yashakanye na mushiki w'uyu musore. Uyu musore rero yakomeje kumubwira amagambo mabi, maze Lorraine kwihangana biranga, yatangiye gufata rero agakapu yari atwayemo amakayi, maze atangira kukamukubita. Batangiye kurwana, nyamara Lorraine yari afite imbaraga nyinshi kubera umujinya yari afite, yakubise hasi uyu muhungu maze amupfukama ku nda, atangira kumuhondagura. Imodoka rero yihitiraga yarahagaze, maze umupapa wari uyirimo avamo rwose, yabonaga aba bombi bari bwicane. Yaraje rero atangira gukurura Lorraine ati gute murwana, murapfa iki? Naho Lorraine atumva, ngiyewe rwose wa muhungu uzongera kumvugisha nzakwereka. Yahise rero yiyirukira arigendera, nyine ntabwo yashakaga gukomeza kuvugana n'uyu mupapa. Yaragiye agera aho yari agiye kwiga icyongereza, maze mwarimu agitangira kumwigisha, Lorraine we yari ari kurira. Sinzi uko mwarimu yahindukiye, amurebye asanga amarira yamurenze, yaramubajije ati ufite ikihe kibazo? Lorraine ati ntakubeshye, ntabwo rwose nabasha kwiga kuko simeze neza, ndumva ikintu cyonyine nshaka ari ukwitahira. Yari ari kurira cyane anasakuza. Mwarimu yaramubwiye ati taha uruhuke, uzagaruka umeze neza. Lorraine rero yarongeye afata inzira maze arataha. Icyo atarazi ni uko wa mushyitsi wabakijije yari agiye iwabo nyine mu rugo kwa Lorraine, dore ko uyu mupapa yari inshuti ya papa wa Lorraine ya kera, bari bamaze igihe kinini baraburanye. Uyu mupapa rero yaraje kureba nyine papa wa Lorraine. Akihagera yaramubajije ati ariko se ko kera nabonaga rwose ubuzima buri kugenda neza, wari umwarimu wigisha mu mujyi, ibintu byari bimeze neza, waje gusubira inyuma ute kugeza n'igihe ugarukira muri iki cyaro? Naho rero uyu mupapa yatangiye kumubwira ati nyine umugore wanjye akimara gupfa, njye n'umwana wanjye twagumye mu mujyi dukomeza gushaka ubuzima nk'uko wabivuze, narigishaga ibintu bimeze neza. Hanyuma rero haje kuza nyine kese y'abarimu bari barakopeje abanyeshuri, ubwo nanjye nuko bayinshyizemo kuri lisite nyine bakoze, baba banyirukanye batyo. Nabuze akazi kubera ko nyine ubwo nari mfite imyitwarire mibi ku buryo nta handi hantu ndi gupfa kubona akazi. Nahise nza muri iki cyaro rero maze nza guhinga, ni ahangaha nyine nibereye, ubuzima bwaragoranye ariko nta kibazo, ndaho nyine meze neza. Muri kano kanya rero bakiri kuvugana, Lorraine yahise aza nyine yihuta cyane kubera ukuntu yari arakaye, maze asuhuza papa we. Ahindukiye tabona wa mupapa wamukijije bari kurwana niwe wicaye hano. Papa ati mwana wanjye rero, uyu ni inshuti yanjye ya kera, yaraje kunsura. Nyamara uyu mupapa yari ari kwitegereza Lorraine cyane kubera ko yari yamaze kumumenya. Yahise abaza rero papa wa Lorraine ati none se uyu ni umukobwa wawe? Nawe ati yego, ni uyu mukobwa wanjye, nyine niwe mwana wenyine mfite. Lorraine wese yiruka ajya mu nzu maze atangira kurira, agahinda yari afite ntabwo yabashaga kwihangana. Papa wa Lorraine rero yahise abwira uyu mushyitsi ati wihangane gato maze njye kumuvugisha. Yinjiye mu nzu rero maze abaza Lorraine ati mwana wanjye habaye iki ko muri agahinda kakwishe? Mbwira umuntu wakuvuze, urabizi ko ibyo najya mbyihanganira. Lorraine noneho yahise arira cyane ati papa, tekereza ko Gilbert yantangiriye mu nzira maze agatangira kunyibutsa ibintu byose byambayeho, akambwira ukuntu umusheri wanjye yashakanye na mushiki we ejo, akambwira ukuntu ntera umwaku, akambwira ukuntu ntazigera nkora ubukwe, nta musore n'umwe uzigera nyemera kubera ko ni umuteramwaku. Papa we rero yahise amufata maze rwose aramuhobera cyane,
ati mwana wanjye ntabwo wakabaye wumva ibyo uriya musore w'umusinzi yavuze, urabizi ko udatera umwaku, urabizi ko uri mwiza cyane, ko uzabona umugabo kandi w'umwana mwiza, n'abakobwa babi urabizi barashaka babona abagabo, none wowe mukobwa mwiza muri iki cyaro cyose urumva ariwe uzabura umugabo. Lorraine ati nyamara ibintu bavuga nibyo, none se kubera icyo abo dukundanye bose banyanga kandi bagashaka abantu ndusha ubwiza, ahari koko wabona ntera umwaku. Yari ari no kubivuga nyine asakuza wumva ko yihebye, nyamara wa mushyitsi wari uri hanze yari ari kumva ibiri kuvugirwa mu nzu byose. Ni nayo mpamvu yahise amenya impamvu ba bandi barwanaga bari bari kurwana. Gusa yarakomeje yicarira hanze, ariko ikiganiro cyo mu nzu yacyumvaga neza cyane rwose, nta jambo na rimwe rimucitse. Papa rero wa Lorraine yakomeje nyine kugerageza kumwihanganisha no kumukomeza, ati humura rwose bizagenda neza ndabizi, kandi nzagusengera mwana wanjye, uzashaka umugabo w'umwana mwiza ugukunda kandi ugukwiye. Bariya bose bareke bagende, buriya impamvu bagenda nuko atari abawe. Yongeye gusohoka rero asize Lorraine mu nzu, maze akigera hanze uyu mupapa yahise amubwira ati rero ibintu byose bavugaga nabumvaga rwose, nubwo nyine atari byiza kumva ikiganiro utatumiwemo, ariko kubera ko mwavugaga cyane nabyumvise. None se koko umukobwa wawe yagize ikihe kibazo? Papa wa Lorraine yamubwiye byose ukuntu byagenze ndetse n'ukuntu rwose yihebye, maze uyu mupapa biramubabaza. Baraganiriye rero, hanyuma mu mwanya mutoya uyu mupapa nyine yarasezeye kubera ko yaraje aje kubasura, maze ababwira ko azagaruka. Yaragiye rero, ageze mu nzira umuhungu we yaramuhamagaye. Uyu musore aba yitwa Reno, ababa mu bihugu byo hanze. Reno rero yaramubwiye ati papa, hanyuma rero ndi hafi nyine kugaruka. Naho papa ati ariko nizere yuko wa mufiyanse wawe muzazana, ariko ubundi ko nabonye yambaye impeta, umaze kumwambika impeta ntiwabitubwira? Sinzi ko namubonye ku ifoto mbona rwose yambaye impeta ya fiyansaye. Uyu muhungu we yahise amubwira ati hoya papa, ntabwo rwose ari njyewe, ahubwo baramutwaye ni abandi bamwambitse impeta, ubu ngenda singo nta n'umusheri mfite. Papa atari kuwa mwana we, urashaka ko nzapfa ntabonye umwuzukuru? Amafaranga ko uyafite ndetse nanjye nkaba nyafite menshi, ko ubizi ko nta kindi kibazo na kimwe ufite, uri umusore mwiza, kubera iki nyine udashaka umugore? Naho rero Reno mu kumwikiza ati papa, ati nzaba mushaka cyangwa nawe uzamunshakire. Yabivuze rero bisa nkaho ari kwikinira. Papa wa Reno rero yahise amubwira ati urabizi ko ntawe umuntu ujya ushakira undi mugore mwana wanjye, ugomba kumwishakira, ariko mbabarira ugomba kuba umugabo nyamugabo, kuko nicyo ngicyo gusubura. Sinibaza impamvu abafiyanse bawe bose bagucika kandi nta kintu na kimwe ubuze. Reno rero yahise akupa papa we, kuko yumvaga nyine atangiye kumubaza ibibazo byinshi kandi adafitiye igisubizo. Akimara gukupa telefone, papa we yahise atekereza ya magambo papa wa Lorraine yamubwiraga, maze ahita atekereza ko bashobora nyine kubikora neza, maze aba bana babo bananiranye bakaba babashyingirana. Yahise akata imodoka maze asubira inyuma. Yagezeyo rero, maze Lorraine ahita amubaza ati none se hari ikintu mwaba mwibagiwe? Naho papa wa Reno ati hoya, nta kintu nibagiwe, ahubwo nyine ndashaka kuvugana na papa wawe, ariko tukavugana nawe uhari. Lorraine rero yahise ahamagara papa we ati wa mushyitsi wawe aragarutse. Papa we rero yahise aza, maze aramubaza ati ni amahoro se ko uhise ugaruka? Naho rero papa wa Reno ati yego, ati ahubwo hari ikintu nifuzaga kugusaba. Natekereje neza ku magambo wambwiye ku kiganiro twagiranye, maze numva rwose nifuza ko nyine wampa uyu mukobwa wawe maze akambera umugeni. Lorraine yahise yikanga ati nkakubera umugeni? Ni nako kandi papa wa Lorraine nawe yahise yikanga ati umwana wanjye ukamushaka, umwana ubyaye? Naho rero papa wa Reno ati hoya hoya, ati ntabwo ari njyewe rwose, ahubwo nyine ndamushakira umuhungu wanjye. Papa wa Lorraine ati nari nikanze, ati none se ko umuhungu wawe ataziranye n'umukobwa wanjye, ni gute byakunda ko bashakana bataziranye bataranigeze bakundana? Ni nako kandi Lorraine yazunguzaga umutwe nyine ubona ko ashyigikiye ibyo papa we ari kubaza papa wa Reno. Papa wa Reno rero ati umuhungu wanjye nta kibazo, azamukunda ndabizi, kubera ko uyu mukobwa niwe umukwiye. Ikindi kandi yansabye ko nazamushakira umugore, ubwo rero umugore namubonye ni uyu nguyu rwose, ndamwishimiye. Ndifuza yuko
namusaba nkamukwa maze nkamujyana. Umuhungu wanjye ntabwo ahari, ari mu gihugu cyo hanze, ariko akazaza amusanga mu rugo, kubera ko rwose uyu mukobwa nta musore n'umwe wamwanga. Nyamara kano kanya Lorraine yari afite ubwoba bwinshi, yibazaga ukuntu yashakana n'umuntu batigeze bakundana, akumva rwose ntabwo ari kubyumva. Hanyuma rero babwiye nyine papa wa Reno ko yagenda, maze bagasigara babitekerezaho, dore ko rwose bumvaga nyine batazi icyo gukora. Papa wa Reno rero yaragiye, ariko abasigira nyine nimero za telefone. Lorraine yakomeje kubitekerezaho, ariko papa we amwumvisha ukuntu rwose nta kibazo yagenda, ko rwose naramuka uriya mugabo atamukunze, batumvikanye, azagaruka iwabo nta kibazo. Bamaze kubyumvikana rero, Lorraine abwira papa we ko amwizeye, ndetse rwose ko yagerageza amahirwe nta kibazo. Bahamagaye papa wa Reno maze agaruka gutwara Lorraine. Akimugeza mu rugo rero, Lorraine yahise amubaza ati none se ko munzanye muri hoteli kandi twagombaga gutaha mu rugo, njyewe ndashaka kugera mu rugo rwose, ntabwo nshaka kujya muri hoteli. Papa rero wa Reno yaramubwiye ati oya, aha ntabwo ari muri hoteli, uru ni urugo rwanjye, ni urugo rw'umuhungu wanjye, kandi nawe ubu rubaye urugo rwawe. Kano kanya ni wowe rwose ugiye kuba umugore w'uru rugo. Lorraine ntabwo yabyumvaga, ati hano hantu niho ngiye kuzajya mba? Nakwifuje ko rwose cya cyaro cy'iwacu cyose cyaza hano kikareba ibi bintu, kuko njye ndi kumva ndi kurota. Naho rero papa wa Reno wari uri no guseka ati humura rwose, icyaro cyose kizabimenya ndetse kizaza kureba aho uba. Yahise abwira rero abakozi ati uyu rero ni umugore w'umuhungu wanjye, mugomba kumwubaha, kano kanya niwe rwose mukoresha wanyu, mujye mumukorera icyo abasabye cyose. Byari ibyishimo rero, dore ko bose banamwakiriye neza bakamukunda. Yari umukobwa ukunditse ku buryo umuntu wese wamubonaga ubwa mbere yahitaga amwiyumvamo. Abakozi bo muri uru rugo bose baramwishimiye, ndetse batangira no kumumenyereza nyine ubuzima bwa hano. Nijoro rero babateguriye ameza, maze Lorraine ajyana ku meza na papa wa Reno. Bagiye gufata amafunguro rero, Lorraine yabuze aho ahera, akajya areba ibyo kurya biri kuri aya meza, akabura ibyo afata n'ibyo areka. Papa rero wa Reno yaramubwiye ati sanzure ko utari gufata amafunguro. Lorraine ati nabonye ibyo kurya byiza kandi byinshi, ariko rwose nabuze aho nahera. Naho papa wa Reno ati hera ku byo ushaka, bikora uko ubyumva, isanzure, mera nkaho uri mu nzu wenyine. Lorraine ati nisanzure. Papa wa Reno ati cyane rwose uko ubyumva. Yahise atangira rero kurisha intoki, kubera ko byari byamuyoboye ibyo kurisha amafurushete ndetse n'ibiyiko byari byanze. Yahise rero atangira kwirishiriza intoki, maze araryoherwa koko. Yararyaga maze agaseka, yarari gufata amafunguro arenze kure ayo yigeze gufata. Yumvaga buno buzima ari kubamo ari nko kuba mu ijoro ritoya. Ntibyatinze rero, nyuma y'iminsi mike Reno yavuye hanze. Akigera iwabo rero, yasanze uyu mukobwa yicaye muri salo kuri tapi ari gufata amafunguro, ari kurya rwose yisanzuye, kwa kundi yarishaga intoki, ubona nyine ameze nk'uwiyicariye muri salo ye. Reno rero agitunguka yahise avuga ati uyu se kandi we ni uwa hehe uri kurya nk'itungo? Nyamara uko yavugaga gutya ntabwo Lorraine yabyumvaga. Lorraine we yari yakubise amaso umusore mwiza atari yarigeze nyine abona. Yaramurebye abona ni umusore mwiza cyane, aramureba akomeza amureba, maze atangira kumwenyura. Yari atangiye kumukunda, ari nabwo kimukubita amaso. Naho rero Reno ati wowe kundeba utyo ntabwo uri kumva ibyo mvuze? Ariko papa wanjye rwose nawe arananiranye, aba bakozi azana b'abanyacyaro badasobanutse habe na gatoya, bameze batya aba yabakuye hehe? Wowe ariko uhereye kano kanya ntabwo rwose ngo ushaka hano. Nyamara Lorraine we ntabwo ibyo yari abyitayeho, ahubwo yahise amubwira ati wowe se urinde? Ati gusa nubwo utarambwira izina, ariko uri mwiza, uri bogari. Mbese yaramurebaga maze rwose ukabona neza neza ananiwe kumukuraho amaso. Reno rero byahise bimurakaza, ati uranyumvira amagambo uri kumbwira? Sinongere kukubona hano, wowe urirukanwe guhera kano kanya, uhita ufata ibintu byawe byose maze ugende. Papa rero wa Reno yamenye yuko Reno yaje mu rugo kandi we adahari, nyamara ntiyifuzaga ko ahura n'uyu mukobwa mbere y'uko abahuza.
yahise ahamagara rero umukozi wabakoreraga mu gikoni maze aramubwira ati bwira Lorraine agende ajye mu cyumba cyanjye agumemo ntiyongere gusohoka. Lorraine rero yaragiye yicara nyine mu cyumba kugeza igihe papa wa Reno yaziye. Hanyuma rero bari muri salo papa wa Reno yahamagaye nyine Lorraine akiza. Reno yaramurebye ati uyu mukobwa sinamwirukanye, ko namwirukanye ntagende kubera iki? Uyu mukozi uri kurya nk'itungo utagira disipurine, ubundi papa wamukuye hehe? Papa wa Reno yahise amubwira ati uyu mukobwa rero ureba hano nta hantu na hamwe ari bujye, agomba kuguma hano. Naho Reno ati gute se nta hantu ari bujye? Papa ati ntaho ajya kubera ko ari umugore wawe, ni umugore wawe mugomba kubana, nta hantu rero hamwe yajya. Reno yarasetse arapfa ati ariko papa rwose nawe ukunda rwose kugira burage, umugore wanjye yego ndabyumva nyine urashaka ko aguma hano, ariko ngiye rwose uyu mukozi ntawe nshaka, umugore wanjye we rwose waba uri kwikinira. Umugore wanjye se ndakubwiye ko njye nashaka umukobwa w'umuturage umeze gutya, uyu se urabona ari ku rwego rwanjye? Papa ati niko bimeze rero, ni umugore wawe kandi urabizi ko ngewe ntabwo njya nkina, si wowe wambwiye ngo nzagushakire umugore se? N'uyu rwose nagushakiye. Reno ati hoya papa, ibi bintu nizere ko utabinkora, nizere ko muri kwikinira. Naho rero Lorraine ati yego nibyo rwose, ndi umugore wawe kandi ngewe nanagukunze nkikubona, ni ukuri uri mwiza, nishimye kuba rwose umugabo nashatse nubwo tutigeze tubonana, ariko yari mwiza cyane nkawe, nagukunze nakwishimiye kandi ni ukuri niteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo nawe nkunde. Ndabizi ko atari ibintu byahita biza kano kanya, ariko humura nzakora buri kimwe, nzagutekera, nzagufurira, nzagukorera buri kimwe cyose, ndabizi ko uzankunda. Reno ati ngewe ngukunda, ceceka ntunyegere, ntiwongere no kumvugisha. Ikindi kandi ibyo kurya watetse ntabwo nabirya, ntabwo ngushaka hano. Niba papa wanjye ari we wagushatse ubwo nimubane, naho rwose ngewe ntabwo byashoboka. Reno rero yabonye ko ibintu noneho biri siriyasi maze atangira gusakuza. Papa we atumva nkubwire mwana wanjye, uyu mukobwa ni umwana mwiza cyane, ikindi kandi ni umukobwa w'inshuti yanjye, ndabizi kubera umugore mwiza. Naho Reno ati ibyo ntabyo nshaka, uyu mukobwa sinamwemera, gute wankora ibi bintu? Tekereza yuko n'ijwi rye byonyine ari kuvuga nkumva rirambangamiye. Naho papa we ati ariko se wazahurira he n'umukobwa niba mu myaka 30 yawe warateretse abakobwa babiri gusa? Ni gute rwose wazabona umugore nyamara naguhitiyemo neza nka papa wawe? Reno yatangiye kurakara no gusakuza maze ahita ajya mu cyumba. Naho rero Lorraine we birumvikana yari yatangiye kurira kubera ko yari yabonye ko ibyamubayeho mu myaka yashize n'ubu byongeye bikisubiramo. Yatangiye kurira cyane ati gute ibi bintu byakongera bikambaho? Nyamara nabibwiye papa wanjye ko nta musore n'umwe wanyemera, nta musore wifuza ko tubana, abantu bose baranyanga, nta n'umwe wakwemera kungira umugore. Sinzi rwose icyo nacumuye. Papa rero wa Reno yatangiye kumuhoza no kumukomeza ati hoya wivuga ibyo bintu, humura rwose. Lorraine ati none se ndasubira mu cyaro noneho abantu sindi bubakire? Papa wanjye ndamubwira ngo iki? Ndamubwira ko byagenze bite? Naho papa wa Reno ati hoya ntabwo uri busubire, ugomba kuguma hano. None se ntiwavuze ko wowe wamukunze? Naho rero Lorraine ati yego rwose naramukunze. Papa wa Reno yahise amubwira ati hanyuma rero ubu ikintu ugiye gukora ni kimwe, ugiye kurwana ku buryo rwose bizarangira abaye umugabo wawe, nta muntu n'umwe ugomba kumugutwara. Ikindi kandi ndahari, nzagufasha, nta muntu n'umwe wemerewe kugusohora muri iyi nzu kubera ko uri umugore warashatse, ufite uburenganzira bwo kuba hano. Akivuga ibi rero Lorraine yahise atangira guseka ati yego nibyo. Yari yishimye nyine ko noneho afite umuntu umushyigikiye ndetse bamubwiye ko uru rugo atagomba kuzaruvamo uko byagenda kose. Ati uriya musore ni umugabo wawe, yenda biratinda bifata iminsi kugira ngo abyakire, ariko humura bizageraho rwose bigende neza. Wowe nyine tuza kandi nyine wumve ko uri umugore muri runo rugo. Byaramushimishije rero Lorraine maze ahita abwira papa wa Reno ati ntaho nzajya rwose, kandi nyine nanjye ndaje nkora ibishoboka byose azankunde. Umunsi wakurikiye rero Lorraine yarabyutse maze ahita asanga Reno muri salo. Yahise amubaza
ati mugabo wanjye waraye neza, warose Imana, none se ni iki nagutegurira cya mu gitondo? Naho rero Reno n'umujinya mwinshi ati ngiye sindi umugabo wawe, ntabwo uri umugore wanjye, ahubwo papa agusubize mu cyaro aho yagukuye. Njyewe rwose ntabwo nabana n'umuntu tutaziranye. Papa we rero yahise aza maze ahita amubwira ati ariko uramuzi kuko aba hano, ikindi kandi buhoro buhoro muzagenda mumenyana. Rena ati ntawe nshaka, ntabwo umushaka rwose, mbabarira umusubize aho wamukuye. Papa ati ibyo ntabwo byashoboka. Naho rero Lorraine ati ntaho najya kubera ko ndi umugore wawe kandi ndagukunda, nzakora ibishoboka byose nawe unkunde. Rena ati sinzigera ngukunda, atari ko wagira ngo warebye ya filime yitwa Un Prince à New York, kuko rwose wagira ngo uzi yuko ibintu warebye muri filime bishobora kubaho mu buzima busanzwe. Ntabwo bishoboka, shyira ibirenge hasi rwose usubire mu cyaro, usubire aho wavuye, njyewe ntabwo naba umugabo wawe. Lorraine rero ati nanjye sinasubirayo kubera ko narashatse, ntabwo rwose nakira abantu bo mu cyaro bari kunseka kandi kubera wowe, aho kugira ngo rero nsubireyo nzaguma hano, nibura nzihanganira ko wowe unsebya uri wenyine, ariko sinshaka rwose kuzasubira mu cyaro kuko narashatse, ubu ndi umugore abantu bose bazi ko nashatse. Urumva se ari uwuhe musore wundi wazanyemera igihe cyose bazi ko nakoze ubukwe? Reno rero byaramucanze maze nyine ahita asohoka yihuta ajya ku kazi. Naho papa we yari yishimye cyane kubera ukuntu uyu mukobwa yari atangiye kwihagararaho ndetse no kugenda yemeza Reno ko ari umugore we kandi atagomba kuva hano. Reno rero ari mu nzira ari kugenda yahamagaye mushiki we maze aramubwira ati ntiwakumva ibintu nasanze iwacu, ntiwakumva ibyo papa yankoreye. Yamubwiye byose rero ukuntu byagenze, maze mushiki we ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, none papa yagukora ibyo bintu? Gusa nyine byihorere wowe, iminsi 2 nzaza ubundi mukwirukanire, azahava atumva atabona. Reno rero yaramubwiye ati tekereza ko nsigaye numva narara no mu gasozi sintahe kubera uriya mukobwa, none cyakureka ukuntu avuga nk'abaturage, icyamukwereka ari ku meza wagira ngo rwose n'itungo rihibereye neza neza. Mushiki we ati humura wowe rwose nzakigukemurira, ni iminsi 2 gusa ubundi nzaza nkwereke. Iminsi rero 2 yarashize maze mushiki wa Reno araza, yaje asakuza ati nimumbwire uwo munyamusozi ari hehe, uwo muturage kazi ari hehe? Umukozi wabo wo mu gikoni rero aramubwiye ati ariko vuga gake rwose wisakuza kubera ko ni umugore wa musaza wawe. Naho rero uyu mukobwa ati hoya munzanire. Lorraine rero yahise aza ati ko numva umuntu uri gusakuza cyane, ninde uri gusakuza? Ati wowe urinde? Naho rero uyu mukobwa umushiki wa Reno ati uri kumbaza ngo ndinde? Ati fata ibintu byawe byose kano kanya uhita usohoka muri uru rugo, njyewe ndi mushiki wa Reno, ndi umukobwa wo muri runo rugo, sohoka rero gira vuba. Naho rero Lorraine ati ntabwo nsohoka kubera ko nanjye hano ni iwanjye, hano ni mu rugo rw'umugabo wanjye, sinshobora rero kuhava kubera ko nta handi ho kujya mfite. Naho uyu mukobwa ati aho kujya ntabwo handeba, ugomba kuva hano byanze bikunze. Lorraine ati ntabwo mpava. Yahise yicara mu ntebe maze abwira uyu mukobwa ati wakabaye nyine witwara nka muramukazi wanjye wa nyawe, ukareka rwose kuza usakuza. Uyu mukobwa rero amubwira ati ntabwo ushaka kuva hano ku neza, urashaka kuhava ku nabi. Yahise abwira uyu mukozi wo mu rugo ati mbwirira wa mukobwa yinjire. Uwo mukobwa rero yari bodyguard wa mushiki wa Reno, yari umukobwa nyine w'ibibaraga. Yarinjiye maze uyu mushiki wa Reno ahita amubwira ati nsohorera uyu mukobwa muri iyi nzu, ndashaka ko ubanza ukamukubita ukamunoza ubundi ukamusohora hano. Uyu bodyguard rero yaje yigize nabi nawe ati sohoka hano gira vuba. Naho Lorraine ati niba wumva rwose nshaka nsanga hano nicaye. Uyu mukobwa yamusanze mu ntebe rwose yumva agiye kumukubita, maze Lorraine ahita atangira kumuhondagura. Yaramuhondaguye noneho bose bagira ubwoba. Naho rero mushiki wa Reno ati uyu se niwe bodyguard wanjye cyangwa ndi kurota? Yajyaga gukurura Lorraine akaba bose arabasunitse baguye hasi, yari afite imbaraga nyinshi bishoboka. Naho bodyguard we yari yananiwe rwose kubyuka no hasi, Lorraine ari kumuhondagura. Umukozi wa hano yabonye ibintu bikaze maze ahita afata telefone ahamagara papa wa Reno, kuko rwose yabonaga abantu bashobora kuza kwicanira muri iyi nzu. Uyu mupapa rero yaje yihuta maze akinjira mu nzu yasanze Lorraine ari gukubitagura uyu bodyguard. Lorraine rero yahise nyine
ava kuri uyu mukobwa yari ari guhondagura, maze ahita ahagarara ahita yitonda. Papa wa Reno yahise abaza ati hano habaye iki? Naho rero umukobwa wese amubwira ati papa mbabarira uhamagare polisi izi kuri uyu mukobwa hano. Naho rero papa wa Reno ati byagenze bite se? Naho rero Lorraine ati rwose ngewe barambeshyera kubera ko nibo banshotoye bansanze hano, uyu mukobwa ngo yashakaga kunsohora hano ku ngufu kandi nanjye ntabwo nava mu rugo rw'umugabo wanjye, ubwo rero narwanyeho nitabara. Papa wa Reno yahise amubaza ati ntacyo wabaye se, umeze neza nta kibazo? Ati niba ari polisi bashaka reka nyihamagare. Yahise afata telefone ari guhamagara polisi, maze ababwira ko nyine hari umuntu wamutereye urugo, ubwo yavugaga nyine uyu mu bodyguard, ati baze bamutware. Naho rero mushiki wa Reno ati ariko se papa ko numva uhise ujya ku ruhande rw'uyu mukobwa, urumva atari we polisi igomba gutwara? Naho rero papa wabo ati ni gute uza ukigera mu rugo ukinjirana amahane? Uyu ni umugore wa musaza wawe, gute wakwinjira utyo? Gute utakumvikana n'umugore wa musaza wawe? Uyu mukobwa ati hoya ntabwo bishoboka. Papa yaramubwiye ati genda ihute jya mu cyumba mbi imbere, hano ni mu rugo rwanjye, utazongera kumubangamira n'undi munsi. Uyu mukobwa ni umushyitsi wanjye, ni uwo kubahwa, utazongera kumwubahuka. Naho rero iyi ngirwa bodyguard yawe yo polisi iraje yitware kubera ko ntiyemerewe gutera urugo rw'abantu, nta burenganzira bamuhaye. Reno rero yaraje maze mushiki we amubwira noneho ibintu byose ukuntu byagenze. Reno we yatangiye guseka, yumvaga rwose bisa nk'aho ari filime bari kumubwira. Ati use n'uriya mukobwa wabakubise mwese muri batatu? Naho rero mushiki we ati erega uri guseka. Ati gute se uri guseka, urumva bishekeje? Naho Reno ati cyari kunyereka, ahubwo iyo filime cyari kuyinyereka. Mushiki we tuzi ko ibyo byose byari ukubera wowe, none uri guseka wagira ngo birashimishije. Reno akikaruma bikanga, n'ubundi akareba hirya akongera agaseka. Yatekerezaga nyine ukuntu byari bimeze kandi nubwo atari ahari ariko akabibona nka filime. Umunsi wakurikiye rero Reno yabonye ko rwose ibi bintu bigoranye byo gukoresha imbaraga icyo agomba gukora, ahubwo ari ukuba yakoresha ubwumvikane kugira ngo uyu mukobwa amuvire mu buzima. Yarakomanze rero ku cyumba cye, maze Lorraine amubwira ko rwose nta kibazo yakwinjira. Reno akimara kwinjira Lorraine yahise yishima ati uraje se, ni wowe? Ni karibu rwose urisanga. Naho rero Reno yahise amubwira ati ndashaka ko tuvugana byihuse cyane, ndifuza yuko narasa ku ntego icyo nifuzaga kukubwira. Lorraine ati nguteze yombi mugabo wanjye nkunda, ndagukunda cyane kuko rwose no kuva ku munsi wa mbere nkikubita amaso nahise ngukunda, noneho ndagukunda birenze, uri mwiza cyane. Reno ati ibyo ntabwo nkeneye kubyumva, ahubwo se uko nifuza gufata ibintu byawe byose maze ugahita uva hano kano kanya. Lorraine ati sinahava kuko uri umugabo wanjye kandi ndagukunda sinagusiga. Naho Reno ati ndaguha amafaranga menshi maze ugende, urabyumva ute ndamutse nguhaye miliyoni 10 maze ukajya gutangira ubuzima mu cyaro? Lorraine yumvise aya mafaranga yumva birasa nkaho rwose n'iyi mibare ari ubwa mbere yumvise. Yatangiye kuyibarira ku ntoki ati miliyoni 1, 2, 3 akabara akageza ku 10. Yahise amubwira ati urakoze cyane ariko ntabwo byashoboka, nta mafaranga namwe wampa kugira ngo nkureke kuko ndagukunda kandi ni wowe nifuza mu buzima bwanjye. Gute se nareka umugabo wanjye namaze gukunda nkamuha umutima wanjye wose? Reno ati ariko se wowe ubundi uri gatumwa, barakuntumye waje kwangiza imishinga yanjye n'ubuzima bwanjye bwose? Lorraine ati hoya da, ati ni kuri Imana ibyo bintu bindinde, ntabwo nakwangiza ubuzima bwawe kandi ngukunda, ndakwifuriza ibyiza gusa, ndi umugore wawe, ntabwo nakwifuriza ikibi. Ariko nanone nta hantu na hamwe rwose najya, nakora buri gishoboka cyose maze tukabana neza kubera ko rwose uri mwiza. Noneho tekereza kuri na mwiza cyane iyo urakaye ubwo buri mwiza kurenzaho. Rero umujinya waramwishe maze ahita amubwira ati ariko wa mukobwa we sinzi rwose ikintu nshakaho, cyakoze ubuzima bwawe ngiye kubugira bubi niba udashobora kuva hano. Lorraine yahise aseka ati dore ukuntu rwose ukomeza kuba mwiza, wagira ngo ibyo bamubwiraga ntabwo yabyumvaga habe na gato. Reno yasohotse hano arakaye ko uyu mukobwa yanze amafaranga, nta n'ikindi kintu na kimwe yifuza mu buzima uretse urukundo rw'uyu musore. Umunsi wakurikiye rero umukozi ukora mu gikoni ntabwo yari yakoze. Lorraine rero yarazindutse maze ajya mu gikoni ategura ibya mu gitondo.
naho Reno yarabyutse aritegura maze ajya kwicara ku meza ategereje ko bamuzanira amafunguro ya mu gitondo. Yari ari guhamagara umukozi maze Lorraine ahita aza ateruye agapurato kariho buri kimwe maze ahita amubwira ati mugabo wanjye naguteguriye ibya mu gitondo. Uyu musore yahise amubwira ati ceceka kuko nanga ijwi ryawe mu matwi yanjye, umukozi wacu ari hehe? Naho Lorraine ati uyu munsi rwose ntabwo yakoze ariko nanone ninjye mugore wawe kandi naguteguriye. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati nta byo kurya byawe nshaka, biterura ubijyane. Yahise anahaguruka maze arigendera nyine yigira ku kazi. Akimara rero kugera ku kazi yahamagaye mushiki we maze mushiki we aramusanga, yaramubwiye ati umva ndabangamiwe, ndumva rwose nenda nko gusara, uriya mukobwa nta kimva inyuma, ahantu ndi hose njya kubona nkabona arahansanze, nabuze ikintu cyamunkuraho, ndifuza ikintu cyatuma asubira iwabo mu cyaro kuko rwose arambangamiye cyane. Yego ntabwo mpakanye ko mba numva nanone nkeneye kwitabwaho n'umuntu w'igitsina gore, ariko nanone si uriya nkeneye, gusa rwose icyampa nkazabona mvuye inyuma. Mushiki we rero aramubwira ati none se urabangamiwe bigeze aho? Rena ati ntabwo we wabyumva kubera ko rwose uriya mukobwa ndabona wagira ngo neza neza bamumfatishijeho. Mushiki we yahise amubwira ati mpereza urupapuro n'ikaramu maze nkwereke icyo gukora, hari rwose igitabo nigeze gusoma kandi ibintu nasomyemo ndakeka neza ko rwose nawe byagukorera. Yamuhaye bike rero urupapuro maze uyu mushiki we atangira kwandika. Yaranditse koko maze urupapuro ruhereza Reno. Reno yatangiye gusoma ibyo uyu mushiki we yari yamwandikiye, dore ko nyine yari yamubwiye ati niba ushaka kwikuraho umukobwa kandi burundu, ikintu cya mbere uzakora uzigira nk'aho umwitayeho, wigire nk'aho umukunze. Uzajya umujyana muri salo, umujyane kumushopingira imyenda, umuhindurire ubuzima, umwiteho, musohokane, mbese umukorere buri kimwe cyose. Azatangira rero noneho kugukunda cyane. Namara kugukunda n'umutima we wose uzagira utya maze ubuzanye undi mukobwa mu rugo maze umubwire ko ari we ukunda, we nyine utakimukunda, bizahita bimubabaza, we wenyine azahita azinga maze ahita agenda. Reno rero yabwiye mushiki we ati bino bintu se ko ndeba bikomeye cyane ko rwose ubanza ntabishobora. Mushiki we ati hanyuma se wakwihanganira kugumana n'uriya mukobwa aho kugira ngo ugerageze ibi? Bizakora ndabizi, wowe bikore. Reno rero yatekereje ukuntu abangamiwe maze ahita amubwira ati ibi byose ngomba kubikora, ngomba kubigerageza kuko nkeneye ikintu kinkura inyuma uriya mukobwa. Yahise atangira rero uyu munsi ku mugoroba maze aca ahantu yamuguriye agakanzu akamufungira muri kado maze aragatahana. Ku mugoroba rero yatashye noneho ari kugenda aseka. Yageze mu rugo asanga papa we ndetse na Lorraine bari ku meza bari gufata amafunguro. Yarabasuhuje maze ahita ahagarara inyuma ya Lorraine amufata ku bitugu ati mugore wanjye wiriwe neza, nari ngukumbuye rwose, natekereje neza ku byo papa yambwiye maze nsanga papa atampitiramo nabi rwose, nanjye ndi kukwiyumvamo, ndifuza ko twatangira kujya tubana nyine nk'abantu bakundana maze tukanamenyana kurushaho. Gusa rwose uri na mwiza, nta mpamvu zo kukwitesha. Ubu guhera uyu munsi ndi umugabo wawe kandi nawe uri umugore wanjye. Papa wa Reno rero yarishimye maze aramubwira ati mwana wanjye urakoze cyane kandi umbabarire kuba naraguhitiyemo, gusa urabizi ko ntaguhitiramo ibibi. Reno ati nta kibazo, uri umubyeyi mwiza kandi wampitiyemo ibifite umumaro. Naho rero Lorraine we nyine yari yatunguwe ati none se koko urabyemeye noneho ko ugiye kuba umugabo wanjye? Gusa nyine ndishimye kandi ndagukunda, nzagukorera buri kimwe cyose. Ubwo ni nako yari ari gukora mu byo kurya akoreshamo intoki nyine kuko arizo yarishaga maze agatamika Reno. Reno rero yahise ababwira ati reka njye guhindura imyenda ubundi nze dusangire kubera ko uyu mugoroba tugomba gufatana amafunguro. Yaragiye nyine, iyo yarebaga hirya wahitaga ubona ameze nk'usesemwe nyine kubera ibintu ari kubwira uyu mukobwa. Papa rero wa Reno yahise abwira Lorraine ati sinakubwiye ko bizagera bikajya mu buryo, gusa ndishimye ariko umuhungu wanjye arantunguye. Lorraine ati nanjye ndatunguwe, wagira ngo siwe mu gitondo washakaga kunkubita. Umunsi rero wakurikiye Reno yarabyutse mu gitondo asanga noneho Lorraine yamuteguriye amafunguro. Ntabwo yagombaga kuyanga kandi yari yamubwiye ko noneho bagiye kubana nk'umugore n'umugabo. Yicaye ku meza nyine afata amafunguro Lorraine yari yamuteguriye, yari yishimye, yahoraga yisekera. Naho rero Reno nawe yageragezaga nyine guseka ngo amwereke ko nta kibazo. Yamubwiye ko rero ku mugoroba
ari buze kumujyana ahantu maze nyine akajya kumushopingira. Uyu mukobwa rero yariteguye maze ku mugoroba Reno yaje kumufata, barajyanye rero amujyana muri shop maze amugurira amakanzu meza. Yajyaga kuyigera rero hano hari umusore wari wiyicariye nyine muri iyi shop yitegerezaga uyu mukobwa maze amaso akanga kumuvaho, yatangiye kumureba cyane. Reno nawe akareba uyu musore. Bamaze rero gushopinga basohotse muri iyi shop, wa musore yarabakurikiye maze ahita abwira Lorraine atumva uri umukobwa mwiza cyane, nakubonye mbona ndagukunze, ndifuza nibura kuguha nimero yanjye maze rwose ukazampamagara tukavugana, gusa uri mwiza uratangaje. Yamuhereje rero ikarite maze Lorraine akinjira mu modoka. Reno yahise amubwira ati icyo ni igiki, naho Lorraine ati ni ikarita mpaye ngo nzamuhamagare. Reno yahise ayimwambura maze ahita yijugunya kugira ngo rwose uyu mukobwa atazigera anahamagara uyu musore. Baragiye rero bajya muri salo maze amukoresha imisatsi. Uyu mukobwa yari yabaye mwiza, yari ateye neza, noneho kubera ukuntu yari yambaye n'imyenda myiza, yari mwiza mu buryo bwose. Umunsi rero wakurikiye nanone Reno yagombaga gusohokana uyu mukobwa. Yamubwiye ko rero bari buze gufata amafunguro muri resto bari bonyine maze rwose bakaganira. Bagiye rero muri resto maze batangira kubaha amafunguro, ni nako kandi bari kuganira ubona barebana akana ko mu jisho. Nyamara Reno we ntabwo byabaga bimuvuye ku mutima, ahubwo nyine Lorraine we yakundaga uyu musore byo gupfa. Noneho yarebaga ubwiza afite, yareba ko bari kumwe akajya amubwira ati na n'ubu ntabwo njya numva ko uri umugabo wanjye, njya ngira ngo rwose ndi kurota. Naho Reno ati nta kibazo, ndi umugabo wawe rwose. Lorraine yatangiye rero kurisha intoki bya bindi bye. Reno aramubwira ati hoya mbabarira rwose wirisha intoki kubera ko waba uri kunsebya. Lorraine ati ariko nubwo wanzanye hano urabizi ko ariko nsanzwe ndya. Reno rero yatangiye kubona ko rwose ari guseba kubera ukuntu uyu mukobwa yaryaga arisha intoki, maze ahita amubwira ati mva dutahe rwose bitubyihorere. Naho Lorraine ahita atangira gufata inkoko zari ziri ku masahani yabo azishyira muri serviette, ati ntabwo nataha mbisize. Yarazitahanye muri serviette maze abantu bari bari muri resto bakitegereza uyu mukobwa. Rero yumvaga yasebye mu buryo bwose bushoboka, noneho ukuntu uyu mukobwa yari yambaye neza n'ukuntu yasaga neza, ariko rwose ibintu yakoraga nyine ntabwo byashimishaga Reno. Bageze mu rugo rero Reno abwira mushiki we ibintu byose byabaye. Mushiki we nawe yarasetse, yumvaga bisekeje. Ati ntubwire ko sheri wawe yifashe akazana inkoko azikuye muri resto. Tekereza kuzana inkoko zo muri resto ukazazana muri uru rugo ruba rufite frigo zuzuye. Reno ati utazongera kuvuga ngo ni sheri wanjye, urabizi ko uriya mukobwa rwose nta kintu kiri hagati yanjye nawe, gusa sinjye nzabona ibintu wambwiye birangira kubera ko rwose ndabangamiwe bishoboka byose. Umunsi rero wakurikiye abari mu masaha y'ijoro, Lorraine yambara imyenda yo kurarana maze akajya gukomanga ku muryango wa Reno. Reno rero yaramubwiye ati njira. Lorraine ahita yinjira ati ndaje rero kugira ngo turarane kubera ko uri umugabo wanjye, njye nawe tugomba gutangira gukora abana, hanyuma rero ntabwo rwose nkwiye gukomeza kwiraza. Reno rero ubwoba bwaramwishe, yabuze icyo gukora cyane cyane ko nyine yari abizi neza ko iyo gahunda ntayirimo kubera ko na mushiki we amwandikira rwa rutonde rwose yamubwiye ko ikintu cya mbere agomba kwirinda ari ukwirinda kuba yakora gahunda nawe kubera ko ashobora kuzamugerekaho inda, bityo nyine bakaba bakomeza kubana. Reno rero nawe yamugenderaga kure kugira ngo rwose icyo gikorwa kitazigera kiba na rimwe. Lorraine rero kandi ubwo yahise atambuka yerekeza rwose mu buriri, naho Reno atumva barire uyu munsi ntabwo byashoboka kubera ko ndananiwe cyane, nakoze akazi kenshi. Naho rero Lorraine ati nta kibazo niba wakoze akazi kenshi, ariko uyu munsi nyine ndarara hano, ariko nanone nta nubwo ari ngombwa rega ko nakuvuna kubera ko rwose mba narebye amafilime menshi ndetse nasomye n'ibitabo byinshi, hanyuma rero nzi nyine uburyo dushobora kubigenza ntakuvunnye. Naho rero uyu musore yagize ubwoba maze ava mu buriri gahoro. Yaramubwiye ati noneho reka nze ndaje rwose nta kibazo. Yarasohotse maze aragenda yicarira muri salo. Lorraine rero we yaramutegereje, ntabwo yamenye igihe yasinziriye.
naho Reno yabwiye umukozi ngo amutegurire icyumba cy'abashyitsi aba aricyo ajya kuraramo, gusa yari abangamiwe cyane. Bwarakeye rero Lorraine akangutse asanga nyine aryamye ari wenyine, yabajije umukozi ati none se umugabo wanjye ari he? Umukozi ati yagiye ku kazi. Lorraine rero amubajije ati none se ubundi yaraye muri runo rugo? Umukozi yaracecetse ntiyagira ikintu amusubiza kuko yari azi ko nyine yaraye amuhunze maze akajya kurara mu cyumba cy'abashyitsi, kandi ntabwo ashakaga kubabaza uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero byaramubabaje nubwo atari azi uko byagenze, maze ajya ahantu arigunga wenyine. Papa wa Reno rero yaramusanze maze aramubaza ati none se ko ndeba wagira ngo wababaye, haba hari ikitagenda hagati yawe n'umuhungu wanjye? Lorraine ati ni uko rwose umugabo wanjye yazindutse akagenda kandi rwose akaba atigeze ansezera. Papa wa Reno ati nibyo gusa se? Nta kindi kibazo mwagiranye? Mumeranye neza? Ntabwo yigeze akubwira nabi? Nawe nta kibazo? Naho Lorraine ati nta kibazo rwose, ubundi tumeranye neza, ariko ndumva namwikumburiye kandi rwose yagiye atanagerageje nyine kunsezera. Papa we yahise amubwira ati noneho niba ari ibyo gusa ngwino nkubwire ukuntu tugiye kubigenza. Ugiye kumutungura maze umusange ku kazi, ndakeka rwose biri bube ari byiza kandi biraza kumushimisha. Lorraine rero yahise abwira Papa wa Reno ati icyo gitekerezo ni cyiza cyane. Yaragiye yambara agakanzu keza maze afata agasakoshi, yari ari guhumura asa neza cyane. Naho rero Reno we nyine ku kazi ibintu byari byamucanze, dore ko bari bafite umushoramari mushyashya wari uri kuza muri iyi kampani, ariko nyamara uyu mushoramari yavugaga icyongereza gusa, nta wundi muntu n'umwe wari ukizi uretse umusemuzi umwe gusa bagiraga. Uyu munsi rero yari yakererewe bishoboka, ndetse rwose Reno yari yataye umutwe kubera ko yibazaga ukuntu agiye guhomba amafaranga yose kubera kubura umuntu ubasobanurira ngo abahuze nyine n'uyu mugabo wari wicaye aha yategereje yarambiwe. Reno yakomezaga abwira uyu musore bakoranaga ati mbwira uriya musore uza kuza gusemura ageze hehe? Undi nawe ataraje, atari gutekereza amasaha yose twicaye. Hanyuma rero bakiri muri ibi bagiye kubona babona Lorraine arinjiye. Birumvikana nyine yinjiye abwira nyine Reno ati sheri, ndagutunguye rero rwose mugabo wanjye, wagiye utansezeye, nagombaga kuza kukureba. Uyu musore bari bicaranye ati hanyuma se uyu ni umugore wawe? Ni nako kandi na wa mushoramari nawe yatangiye nyine kubaza Reno ati uyu ni umugore wawe? Yabimubazaga mu cyongereza. Naho rero Lorraine yahise atangira gusubiza uyu mugabo ati yego ndi umugore we. Reno yarumiwe, yibajije ukuntu uyu mukobwa abashije gusubiza icyongereza. Uyu mugabo rero yahise amubwira ati uri mwiza cyane. Reno atavuze ngo iki. Naho rero Lorraine wari uri no guseka ati ari kumbaza niba ndi umugore wawe, akavuga ko nyine ndi mwiza, atangira kumubwira ibyo bari kuvugana. Bakomeje rero kuganira, ari nako kandi Lorraine amubwira amazina ye, ndetse uyu mugabo nawe akamubwira uko yitwa, akamubwira igihugu avamo. Mbese baganira ubona bahuje urugwiro. Abari hano bose bari bakanuye amaso, nta n'umwe wumvaga icyo bari kuvuga uretse ko nyine Lorraine yababwiraga mu rurimi wumva. Naho rero wa musore wari wicaye iruhande rwa Reno yahise amubwira ati umusemuzi. Naho Reno ati umusemuzi ari he? Uyu musore wari umwicaye iruhande ati wowe se hari icyo utumva? Umugore wawe nyine aradusemurira kuko n'ubundi ari kudusemurira, wese urabona atari ko kazi ari gukora. Bahise rero batangira nyine kubibwira Lorraine bati none se ibintu ari kuvuga uri kubasha kubyumva neza? Lorraine ati yego ndi kubyumva. Bahise bamubwira ati noneho ugiye kudusemurira maze ujye utubwira ibintu avuze. Uyu mugabo rero yatangiye kubwira Lorraine ibintu byose nyine mu cyongereza, maze Lorraine akajya ababwira abasemurira nyine. Byabaye nkaho rwose bumvikanye neza cyane, maze basinyana kontra. Ibintu byari biryoshye, ndetse uyu mugabo abwira nyine Reno ko afite umugore w'umuhanga, umugore mwiza cyane, kandi ko rwose yishimiye guhura nawe. Bamaze rero gusinya iyi kontra, maze nyine uyu mushoramari aritahira. Bariruhukije, byari byabarenze, maze wa musore ahita abwira Reno ati ndakubwiza ukuri, iyo umugore wawe ataza kuza twari duhombye amafaranga menshi. Reno ati uriya ntabwo ari umugore wanjye, atumva nyine ni umukobwa wibera iwacu, ariko nyine
urabizi ukuntu abakobwa bakunda kunyiyomekaho, nawe aba ari abanyita umugabo we ariko ntabwo ari umugore wanjye. Uyu musore rero yahise amubwira ati uriya mukobwa namukunze, wumve ko njyewe ijisho ritamuvagaho, nari namukunze, ni mwiza, tekereza kuba uziranye n'umukobwa usa kuriya, mbabara ndakwinginze unyihere nimero kubera ko ngomba kumwiteretera rwose, niba ntacyo muhuriyeho munyihere. Reno rero yahise amuha nimero, yumvaga ntacyo bimubwiye, ariko nanone abwira uyu musore ati mva ndakubwiza ukuri, twagize amahirwe rwose, naho ubundi nibaza ukuntu twatakaza iriya kontra, nkumva rwose ntabwo mbyumva. Ku mugoroba rero Reno yaratashye, maze akigera mu rugo yahise abwira Lorraine ati ndagushimiye, ni ukuri uyu munsi rwose wumve ko wankuye ahakomeye, nari ngiye gutakaza kontra ikomeye, wakoze kuhaba, wakoze kumfasha. Papa wa Reno rero nawe yari ari kuza muri salo ati none se byagenze bite? Naho rero Reno yamubwiye ukuntu byagenze, maze papa wa Reno atungurwa no kuba uyu mukobwa azi Icyongereza, batangiye kumubaza aho yakigiye. Naho rero uyu mukobwa ati narakigaga, nari mfite umwarimu wakinyigishaga, kubera ko nabuze minerivare yo kwiga ngo ndangize segonderi, byatumye rero ntangira kwigira Icyongereza ngo nibura nyine mbashe kuzajya nkivuga. Reno rero yaramubwiye ati wakoze cyane, ntabwo rwose wabyumva. Naho rero Lorraine ati hoya byari ukwikorera kubera yuko nabikoreraga umugabo wanjye. Reno yabwiye rero uyu mukobwa ati rwose niba hari ikintu na kimwe nagufasha, hari ikintu nkeneyeho, nta kibazo wambwira. Uyu mukobwa rero yaramubwiye ati ikintu nifuza ni uko ejo wazamperekeza maze tukajyana muri biblioteke, ndifuza gufata ibitabo by'Icyongereza ubundi nyine ngakomeza nkiyigira Icyongereza. Reno yaramubwiye ati nta kibazo. Bwarakeye rero maze bajyana muri biblioteke, bazanye ibitabo byinshi, ndetse uyu mukobwa atangira kujya abiraramo ari no kwisomera. Ni nako kandi papa wa Reno yamubwiye ko rwose yifuza kwigira Icyongereza, maze Lorraine atangira kujya amwigisha umunsi ku wundi. Rimwe rero Reno yaratashye maze asanga bari kwiga Icyongereza, nawe rwose batangira kumubaza utubazo, nabo baricaye batangiye kwiga Icyongereza. Gutyo urugo rwose rwatangiye kwiga rwigishwa na Lorraine, maze batangira kumenya Icyongereza cy'ibanze. Nyamara ibintu rwose byatangiye gukomera hagati ya Reno na Lorraine, dore ko batangiye kujya baba bari kumwe igihe kinini, bicaranye nko mu cyumba bari kuganira, ndetse rwose Lorraine yari yarahindutse, asigaye ari umukobwa w'umusirimu usobanutse, utakeka ko ari wa wundi wavuye mu cyaro. Buri gitondo rero uko Reno yavaga ku kazi, Lorraine yaramuherekezaga ndetse akamupakingira amafunguro. Yari yaramubujije kuzongera kurya ibyo ku kazi, amubwira ati mba nagutekeye, mba nabitekesheje intoki zanjye, kandi mba nabitekanye urukundo, ugomba gufata amafunguro yateguriwe mu rugo. Buri gitondo yaramupakingiraga maze akamuherekeza akamugeza ku modoka, ubundi akamuhobera ndetse akamusoma ku itama, akamubwira ko amukunda ndetse akamwifuriza akazi keza n'iterambere mu byo akora byose. Reno rero yatangiye kumenyera ibi bintu, maze rwose atangira no kugenda yishimira uyu mukobwa cyane, dore ko yatahaga yihuta kugira ngo aze abe yiganirira n'uyu mukobwa wamuteraga sitori, akamusetsa, umukobwa w'umutima mwiza, umukobwa w'umwana mwiza, umukobwa utangaje. Umunsi umwe rero bari bari mu rugo, maze Reno agiye kumva yumva umuntu arakomanze, yagiye kubonabona ni wa musore nyine bakorana, yari afite akantu karimo impano. Yahise avuga ati rero iyi mpano nari nyizaniye Lorraine. Lorraine rero we yaratunguwe kubera ko ntabwo yari aziranye n'uyu musore mu bundi buryo. Naho Lorraine ati none se kubera iki wanzanira impano mu rugo rw'umugabo wanjye? Reno rero yatse nyine impano uyu musore, maze arebamo, yabajije Lorraine ati iyi mpano se urayifata? Lorraine ati hoya. Naho rero Reno ati nta kibazo, yifate. Yahise arabwira uyu musore ati gusa nyine ntabwo byemewe kuzanira impano umugore wanjye. Uyu musore yaramubajije ati ni umugore wawe se, kandi warambwiye ko atari umugore wawe? Naho Reno ati yego ni umugore wanjye, ariko nanone iyi mpano kubera ko wayimuzaniye yimurekere nta kibazo, ariko utazongera n'umunsi n'umwe. Uyu musore rero yahise ataha, dore ko nyine yari abonye yuko yibeshye ndetse ibyo yakoze atari byo, ariko nanone ni uko Reno yari yaramubeshye. Gusa Reno nawe yafuhiraga uyu mukobwa birenze.
kubera ukuntu rero Lorraine yitaga ku mugabo we cyane. Niba bicaye uyu mugabo yibereye ku kazi hano mu rugo, Lorraine yabaga amubaza niba yamuzanira ikawa cyangwa yamuzanira amazi, mbese yabaga amwitayeho cyane. Naho rero Reno ati ni ukuri urakoze cyane, ndetse yari asigaye noneho amubwira ibintu byose mu cyongereza kubera ko yari amaze kukiga, amaze no kukimenya. Ibintu byashimishaga Lorraine cyane. Reno rero yari asigaye areba uyu mukobwa, maze rwose akamwiboneramo nk'umukobwa umusetsa, umukobwa umushimisha. Mbese yabonaga ari umukobwa utangaje, ufite umutima mwiza, ku buryo yatangiye gutekereza ko bya bindi yari yatangiye akora bitakabaye rwose bikomeza, ndetse byarangiye amenye neza ko akunda uyu mukobwa kandi bya nyabyo, ndetse byatumye anamubwira ko amukunda. Byari binamuvuye ku mutima. Ibintu noneho byashimishije Lorraine, dore ko rwose byasaga nk'aho iri jambo yari aritegereje igihe kinini cyane. Batangiye rero noneho kujya babana nk'umugore n'umugabo mu cyumba kimwe, ndetse rwose wabonaga yuko ari couple yishimye, bari banezerewe, dore ko Reno nawe yari asigaye aha keya nyinshi cyane uyu mukobwa Lorraine. Umunsi umwe Lorraine yari kwambara, maze uyu musore aza kumufungira imisatsi, dore ko rwose ari nawe wamutunganyirizaga buri kimwe cyose, yaba ari imyenda amaze kwambara, niwe wazaga nyine kumuprotokora akamutunganyiriza utuntu twose. Mbese byari biryoshye, dore ko Reno yari ari mu byishimo byinshi, Lorraine nawe byari uko. Urukundo rwari ruryoshye kurenza uko buri wese yaba yarigeze abitekereza. Naho papa wa Reno rero we nawe birumvikana, yari anejejwe n'uko ibyo yakoze bitabaye imfabusa, ahubwo ni ukuri biri kumuha umusaruro. Umunsi umwe rero Reno ari ku kazi, yagiye kubona mushiki we amusanzeyo. Yamubajije rero uko ibintu bimeze, dore ko nyine mushiki we ntabwo yigeze amara iminsi iwabo, kubera ko nawe yari afite umugabo, yari afite urugo rwe, ntabwo nyine yagombaga kuhatinda, yaragendaga ahubwo akongera akagaruka. Yabajije rero Reno uko nyine gahunda zimeze, yaramubwiye ati nizere ko byarangiye uriya mukobwa yamaze kugukunda, ndakeka igisigaye noneho ari ukuba wabisoza byose ukabishyiraho iherezo. Noneho ndakeka ko rwose byarangiye. Naho rero Reno yahise amubwira ati uzi ikintu gitangaje se, nuko rwose ibya nyuma bitakibaye. Naho mushiki we tushatse kuvuga iki? Reno rero yamubwiye ko byarangiye akunze uyu mukobwa kandi bya nyabyo, ko bya bintu byose yabikoze, ndetse rwose uyu mukobwa akamukunda akamwimariramo, ariko nyamara ko yasanze ari umukobwa w'umwana mwiza, azi kumwitaho, ari umwana mwiza mu buryo bwose, ku buryo atamubabariza umutima. Ndetse yanamubwiye yuko ari we mukobwa w'inzozi ze. Yamubwiye ko yarotaga umukobwa umeze nk'uyu, ariko atarazi ko rwose ari ubu buryo bazahuramo. Yamubwiye rero ko ahubwo yumva yiteguye ko bakora ubukwe noneho bwa nyabwo, butari bwa bundi papa wabo yaranje badahari. Mushiki we ntabwo yabyumvaga, yaramubwiye ati oya, ntabwo ibyo bintu mbyumva, wagira ngo ndi kurota. Reno rero yamubwiye ati ntabwo urota rwose, uriya mukobwa nawe ubwawe muramutse mubanye wamukunda, kubera ko sinzi uko nabikubwira, gusa umva ko ari umukobwa nyine, wowe wumva umukobwa wagira ngo yariremye. Mushiki we rero yaramubwiye ati niba rero waramukunze nta kibazo rwose, ngewe icyo nangaga yuko bangamirwa, none ubwo nta kibazo. Niba mwarakundanye nanone kandi ndagushyigikiye, kuko ngewe nshyigikira ibyifuzo by'umuvandimwe wanjye. Reno rero yahise abwira mushiki we ati ni ukuri rwose utangire ubane nawe neza, kubera yuko nta n'ubwo uriya mukobwa ahubwo nareka ncika, kubera ko na bya bindi wari warambujije gukora byarangiye tubikoze. Ubu njye nawe rwose turi umugore n'umugabo, kandi ni ukuri wumve ko ndi umusore wishimye, nta n'undi mukobwa n'umwe nifuza mu buzima bwanjye. Noneho ariko ujya umubona ukuntu ateye neza, tekereza ko kuri uyu mureba inyuma, buriya noneho mu mutima ari mwiza cyane kurenza kuriya. Mushiki we rero yahise amubwira ati musaza wanjye ari mu rukundo, n'ubundi ni ubwa mbere nkubonye umeze gutya rwose ukunda umukobwa, gusa nanjye ngiye gutangira kubana nawe neza, ndetse nzamusaba imbabazi, maze rwose ibintu bigende neza. Umunsi umwe rero Reno yicaje papa we, maze aramubwira ati papa,
nkeka ko ntaragushimira kuba waranshakiye umugore mwiza, kuba rwose warampitiyemo neza. Papa we yaramubwiye ati ariko mwana wanjye ibyo bintu uhora ubimbwira, naho ati nzabikubwira inshuro nyinshi kuko ntakubeshye, wanshakiye umugore mwiza ku buryo sinzi ikintu naguhemba, ariko icyo uzashaka cyose uzambwire. Papa we ati nta kindi kintu nifuza uretse ko ugomba kuzamutetesha ukaba utazigera utuma arira na rimwe, kubera ko nawe umufata nk'umwe mu bana banjye. Ikindi kandi uriya mukobwa yararezwe, ndamuzi neza kuko ni inshuti yanjye. Hanyuma rero nawe rwose uzamukunde kandi umukunde cyane. Reno ati si ibyo umbwiriza kuko umutima wanjye wose narangije kuwumwegurira, kandi ikindi nta musore n'umwe utakwifuza gukunda Lorraine kuko ni umukobwa ukunditse, ni umukobwa utangaje. Hashira iminsi rero urukundo ruryoshye, ibintu byose bimeze neza. Reno ari mu rukundo yenda gusara, maze aba yagiye ku kazi, naho Lorraine agatekereza ko akwiriye nyine kujya gushaka imyenda idafuze maze akayiha umukozi akaba yayifura, dore ko Lorraine ari we wari usigaye yitunganyiriza icyumba, ntabwo yari agituma rwose umukozi agitunganya. Uyu munsi rero amaze gukoropa no guhanagura ibintu byose, yatekereje ko nyine yatunganya na garderobe maze agakuramo imyenda idafuze yose akayitanga bakayifura. Yatangiye rero kugenda ayikuramo idafuze nyine, dore ko yabaga ijugunyanzemo birumvikana. Yagiye kubona abona agapapuro karaguye kavuye kuri iyi myenda, ntabwo yabyitayeho, yaragatoye ariko n'ubundi ahita yongera akajugunya hasi. Yakomeje rero gukura imyenda muri garderobe ayishyira hasi, maze agiye kuyiyora yarebye rwa rupapuro abona rwanditseho ibintu yatekereje ko atarujugunya atamenye niba ari urw'umumaro cyangwa atari urw'umumaro. Yararuteruye rero maze atangira gusoma. Yatunguwe na titire yari iri kuri uru rupapuro, dore ko yavugaga ngo uko wakura umukobwa mu buzima bwawe wakwihomyeho. Yarasomye maze ahera ku murongo ibyo byari byanditse kuri uru rupapuro. Yatunguwe no gusanga munsi hariho izina rye, kuko nyine mushiki wa Reno yari yashoje amubwira ati ni uku nguku ugomba kuzikuraho Lorraine, kuko namara kumenya yuko utamukunda ufite undi muntu ukunda azahita yijyana wenyine. Akimara gusoma urupapuro yararize arigaragura hasi, ati n'ubundi nanjye nabaye injiji rwose, gute natekerezaga ko uyu musore yankunda byo kunkunda, burya bwose yarambeshyaga, ntabwo yashakaga mu buzima bwe, yifuzaga kuzambabariza umutima. Byaramubabaje biramurenga, gusa nyine yahise afata umwanzuro wo gufata buri kimwe cye maze akigendera, nta muntu n'umwe abibwiye, dore ko yahise apakinga varize, ariko rwa rupapuro akaruta aho hasi nyine, na ya myenda byose uko yari agiye kubiyora yahise abisigaho, maze asohokera mu muryango w'inyuma arigendera. Abantu bose rero bari bazi ko ari hano. Ku mugoroba rero Reno yatashye yishimye nyine, dore ko yari ari mu rukundo muri iyi minsi. Yarazaniye kandi impano uyu mukobwa yari yamuguriye ikinusi cyiza cyane kinini. Akigera muri salo yahise abaza umukozi wabo ati umugore wanjye ari hehe? Noneho yarasigaye avuga ko ari umugore we, naho uyu mukozi ati ari mu cyumba cyanyu. Ibyo aribyo byose Reno yazamutse yiruka yishimye agenda ahamagara ati mukunzi uri hehe? Yinjiye mu cyumba aramushaka aramubura, yaramuhamagaye ahantu hose ariko rwose aramubura. Yarambitse rero cya gipupe ku buriri maze atangira kumushaka mu madushe, ariko hose nta na hamwe yamubonye. Yagiye kubona abona urupapuro hasi, yararuteruye maze ahita asanga ni rwa rupapuro mushiki we yamwandikiye. Yahise avuga ati hoya rwose, nizere ko ibi bintu bidashoboka, nizere ko urupapuro ataba yarubonye, bino bintu ataba yabisomye, uru rupapuro ndarwandaritse bigeze aha. Yahise ahamagara mushiki we atumva noneho rwose sinzi aho umugore wanjye yagiye, kandi rwa rupapuro yarubonye. Mushiki we ati ntumubwire ko uri indangare bigeze aho, urwo rupapuro utigeze uruca cyangwa ngo urujugunye, wakomeje kurubika kandi nyamara wari uzi ko n'icyo twarwandikiye cyarangiye. Reno ati nanjye sinzi uko byangendekeye, ariko nanone nizere ko ntashobora kumubura, kubera ko uriya mukobwa n'ubuzima bwanjye bwose, ntakubeshye noneho sinakwihanganira kubaho rwose adahari. Ubyumve yuko na kano kanya ndi kumva rwose amaguru atari gufata hasi. Yahise asohoka ajya mu modoka maze atangira kumushakisha ahantu hose. Yaramushakishije imihanda yose arayizenguruka, ku magare, ahantu hose akeka ko yaba ari, ariko aramubura.
yari ababaye rero, agahinda kari kamwishe, dore ko yahamagaraga buri muntu wese azi amubwira ati mbabarira ubimfashemo, umfashe kumureba. Yaramushatse ariko birangira amubuze. Yaraje rero abwira papa we ko rwose yamubuze. Papa we yamubwiye ko nta handi hantu na hamwe yaba yagiye uretse kuba yagiye iwabo. Reno rero yamubwiye ko yifuza ko yahamurangira neza maze akazajya kumureba, kubera ko rwose atabasha kubaho adafite uyu mukobwa. Gusa yabwiye byose papa we uko byagenze. Papa we byaramubabaje, ati mwana wanjye kuki wambeshye, kubera iki wakinnye n'amarangamutima ye? Naho Reno ati nyine bitangira nuko byari bimeze, ariko byarangiye mukunze bya nyabyo. Niba hari igihe nakubwiye ko ngushimira, nuko rwose nari ndi mu rukundo kandi rwa nyarwo. Naho rero ku rundi ruhande, Lorraine yageze iwabo na varize. Papa akimukubita amaso ati kuje ni amahoro? Naho Lorraine ati ni amahoro papa. Ati none se ntabwo ngomba kuza kureba papa wanjye? Papa ati nta kibazo rwose. Yinjiye mu nzu rero, ariko buriya umuntu rwose ufite ibibazo biba bigaragara mu maso ye. Kwihangana no kwiyumanganya ntabwo byashobokaga, n'ubundi amarira yarazaga mu maso. Papa yaramubwiye ati mbwira neza mwana wanjye, niki cyabaye? Lorraine yamubwiye ibintu byose ukuntu byagenze, ndetse amubwira ukuntu yakunze uyu musore n'umutima we wose, ariko we agakina n'amarangamutima ye. Papa we byaramubabaje, maze Lorraine ahita amubwira ati rega papa, nta muntu n'umwe wankunda, narabikubwiye. Nta n'umwe, sinzi impamvu mfite icyangiro, sinzi ikintu nakoreye Imana gituma nta muntu n'umwe nkunda, sinibaza ikintu kindiho gituma nta muntu n'umwe wabasha kunkunda bya nyabyo. Papa we byaramubabaje, dore ko kuri iyi nshuro yishinjaga rwose kuba ari we utumye umwana we akomerekera mu rukundo nanone. Gusa yaramubwiye ati ariko umwana wanjye, nakubwiye ko nubona bidashoboka uzigarukira, wakabaye waraje mbere. Lorraine ati sinari kuza mbere kuko mbere nabonaga bimeze neza, ndabonaga rwose nta kibazo na kimwe gihari. Biratangaje ahubwo kuba iki gihe cyose cyari gishize uriya musore yambeshyaga urukundo. Nyamara papa, urebye ukuntu yanyitagaho, urebye ukuntu yambwiraga amagambo meza, ukuntu twari tubanye, dore ko rwose twanabanaga nk'umugabo n'umugore, ntabwo wari gukeka ko ibyo bintu byose yabinkora. Papa we rero yagerageje kumukomeza no kumwihanganisha, gusa nanone ntabwo byari byoroshye. Naho rero ku rundi ruhande, papa wa Reno yari ari kumubwira tumva, niba koko uri umwana wanjye nkunda kandi nubaha, ikintu wakora cyonyine kugira ngo unshimishe ni uko wagarura umukazana wanjye muri runo rugo, kuko nanjye ndabona rwose ntaba mu rugo atarimo. Umukazana wanjye n'umwana mwiza, yaragukunze n'umutima we wose, ugomba kumugarura rero muri runo rugo. Naho rero Reno ati papa, byihorere icecekere, nanjye rwose numva ntatuje, ntabwo ntekanye, kubera ko uriya mukobwa ntabwo yava mu buzima bwanjye gutyo gusa. Bwarakeye rero, maze Reno afata imodoka ajya iwabo wa Lorraine. Akigerayo rero yasanze Lorraine atari no mu rugo, gusa hari papa we. Papa we rero yamubajije ati wowe urinde? Naho rero uyu musore ati nitwa Reno. Yamubwiye papa we, aramubwira ati kandi ndi umugabo wa Lorraine. Papa rero wa Lorraine yahise amubwira ati mwana wanjye, umukobwa wanjye yarambwiye ibyabaye byose, ariko humura, ntabwo rwose ari ngombwa ngo ugumane n'umuntu udashaka. Nta kibazo, isubirire mu rugo iwanyu. Papa wawe yari inshuti yanjye cyane, kandi rwose namubwiye yuko n'ubundi nibitavamo azongera akigarukira, nubwo yatinze, ariko rwose genda utekane, humura, nta kibazo ngo ufiteho, genda wishakire uwo ushaka kandi ubeho ubuzima bwawe uko ubishaka. Naho rero Reno yahise amubwira ati hoya, nta wundi muntu n'umwe nifuza, ndifuza Lorraine, niwe mugore w'inzozi zanjye kandi niyo nifuza ko tubana. Naho rero papa wa Lorraine we byari bitangiye kumucanga, umukobwa we ibyo yamubwiye n'uyu musore uri kumubwira ko ashaka umukobwa we. Namubwira ati none se kubera iki ibyo byose byabaye, niba kuko waramukundaga? Uyu musore rero yatangiye kumusobanurira ko rwose ibi byabaye mbere, ariko nyuma
yaje kumukunda n'umutima we wose ndetse atiteguye kumutakaza. Papa wa Lorraine yamubwiye ko rero Lorraine yarakaye cyane ndetse atifuza kumubona, ko rwose icyiza ari uko yamuha igihe maze akabanza agatuza ubundi bakazabona kuvugana. Uyu musore rero yaratashye ariko ataha atishimye habe na gato. Yageze mu rugo n'ubundi kuryama biranga, ibintu byose byari bibishye muri iyi nzu, nta muntu n'umwe wari wishimye, baba abakozi cyaba papa wabo, bagira ngo rwose hari ikiriyo, wabonaga ko hari umuntu rwose wabuze kandi w'ingenzi. Hashize iminsi rero n'ubundi Reno yigira inama yo kongera gusubirayo. Yaragiye noneho ahagarara ku muhanda hafi nyine y'iwabo wa Lorraine. Yafashe rero igipankarite maze yandikaho rwose amagambo avuga ati umbabarire kandi nanone sinzagusiga, sinzava hano igihe cyose utaranyemerera ko tuzajyana. Yahagaze ahangaha maze atangira gusakuza ati Lorraine, ndagukunda n'umutima wanjye wose, ni wowe mugore w'inzozi zanjye, uri ibyishimo byanjye, uri ubuzima bwanjye, uri umunezero wanjye. Yarasakuzaga cyane maze abaturanyi bagahurura. Umushuti rero wa Lorraine yaraje maze abona uyu musore n'amagambo yari ari kuvuga n'ibintu byari byanditse kuri pankarite. Yagiye yiruka maze ahita abwira Lorraine ati ngo nirebe ibyabaye. Lorraine agisohoka yabonye uyu musore, akimukubita amaso yahise apfukama hasi ati Lorraine, ndagukunda, mwese muze mubyumve, ndamukunda cyane kandi ntabwo rwose niteguye kubaho adahari. Lorraine yagize isoni maze aza yiruka amupfuka umunwa ati ceceka w'inteza abaturanyi. Uyu musore yigijeho ikiganza n'ubundi akomeza gusakuza ati ndamukunda cyane kandi rwose niteguye gukora buri kimwe cyose yifuza. Lorraine ati genda taha, asubira mu rugo. Naho rero Reno ati nta hantu na hamwe najya ngusize kereka nuza tukajyana, kubera ko uri igice cy'ubuzima bwanjye. Hanyuma rero ntabwo nabaho ntuzuye, uranyuzuza urabizi, ni wowe nshaka. Lorraine byaramuyobeye kubera ukuntu uyu musore yasakuzaga cyane ati ngaho basi ceceka. Uyu musore yakomeje gusakuza ati ndagukunda Lorraine, ibyabaye byose naribeshye kandi rwose ibyo byari ibya mbere, ariko nyuma naje gusanga ngukunda kurusha ibintu byose. Lorraine yaramaje ati urankunda ku buryo wumva none uri proud yanjye, nta kintu na kimwe nakora ngo kikubangamire. Uyu musore yaramubwiye ati nta na kimwe, nta n'iki na kimwe. Lorraine ati kugira ngo byose mbyemere ngaho banzukire mu mugongo, dore nibyo wajyaga wanga. Uyu umusore rero yahise amubwira ati jya mu mugongo ahubwo mpamagare n'abantu bose baze babirebe mbabwire ko ngukunda. Reno rero wari uri gusakuza yaramubwiye ati ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi noneho nunyemerera tukongera gusubirana, ndakubwiza ukuri uzajya ukora ibyo ushaka byose. Nushaka uzajya urisha intoki, nushaka uzajya urisha n'ibirenge, nushaka uzajya wambara ibyo ushaka, uzajya ujya aho ushaka ukore buri kimwe cyose, kandi nzajya ngendana nawe mu nzira ndetse tunasohokana urisha intoki, nta kintu na kimwe bimbwiye. Nzakureka kubeho ubuzima bwawe, nzakureka kube wowe, ni ukuri nta kintu na kimwe nzongera kugutegeka. Lorraine yari yumiwe kuko rwose uyu musore yabonaga noneho yacitse amazi, ntabwo yabonaga ari wa wundi bari basanzwe babana. Lorraine rero nawe kwihangana byaranze maze ahobera uyu musore cyane. Yaramubwiye ati nanjye ndagukunda, gusa nari nananiwe kwihangana, ariko wumve ko nagukunze kuva nkikubona. Naho rero Reno yaramubwiye ati nanjye ndagukunda cyane kandi nukuri siniteguye rwose kuba mu buzima utarimo. Aba bombi barakomeje barahoberana, abaturanyi bose bari bahuruye. Papa wa Lorraine nawe yari yaje, abantu bose bari kumva biri kubera hano, bari bumiwe ukuntu uyu mukobwa uyu musore amukunda kandi yamwimariyemo. Uyu musore rero yahise ashyira ivi hasi maze abwira Lorraine ati uru rukundo rw'ubuzima bwanjye kandi ni wowe mugore nifuza ubuzima bwanjye bwose. Ndifuza noneho ko twakora ubukwe bwa nyabwo, ari njye nawe twabwipangiye. Mbabarira unyemerere kumbera umugore, ndabikwisabiye. Lorraine yahise amuhereza ikiganza maze uyu musore amwambika impeta. Byari ibintu bishimishije, byari biryoshye. Yarongera ahaguruka maze aramuterura atangira kumuzengurukana abwira abantu bose ati ndamukunda, uyu nguyu niwe rubavu rwanjye. Yahise rero kandi abwira Lorraine ko atari bumusige, agomba kugenda akitegura maze bagatahana. Papa wa Lorraine yaramubwiye ati mwana wanjye
ndishimye ko ubonye urukundo rw'ubuzima bwawe, genda witegure maze utahane n'umugabo wawe kuko ubu rwose ni umugabo wawe noneho byemewe. Byagiye bafata varize maze barataha. Bakigera mu rugo, papa wa Reno akibakubita amaso ibyishimo byaramurenze maze araza arabahobera. Yabwiye rero Lorraine ko yishimiye kuba rwose agarutse. Lorraine rero nawe yabwiye nyine papa wa Reno ko yishimiye kuba agarutse muri runo rugo ndetse ko rwose noneho ibye na Reno bimeze neza cyane kurenza undi munsi wari wo wose. Bakivuga ibi, Reno yahise ahindukira maze batangiye gusoma umugore we ati ndagukunda cyane kandi ni ukuri ntabwo nzongera kukureka ugenda kubera ko nzagukunda ngo uteteshe, nzagukorera buri kimwe cyose wifuza. Papa wabo rero yarishimye maze arongera arabahobera. Ibyishimo byari byose. Ba bakozi bo muri runo rugo rero nabo bari banezerewe ko uyu mukobwa yongeye kugaruka, dore ko bose bari bihebye. Baramwakiriye maze bamubwira ko rwose bari bababajwe no kuba yari yagiye. Yababwiye ko rero atazongera kugenda ukundi, kwaha ariho iwabo ndetse ubuzima bwe bwose ari ahangaha buri. Reno rero yabwiye Lorraine ko kandi yifuza ko yasubira mu ishuri maze akiga segonderi akayirangiza ndetse akiziga na kaminuza, ko rwose azamushyigikira muri buri kimwe icyo azifuza cyose azaba ahari. Lorraine byaramushimishije maze rwose amubwira ko agomba kuzajya kwiyandikisha kandi bidatinze. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.